Igitondo cyiza cy'umugisha abakunzi b'isengesho TV aho muherereye mu mpande zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda, abari mu mujyi wa Kigali ndetse n'abari hanze y'igihugu, mwese tubifurije umunsi mwiza kandi umunsi w'umugisha. Uyu munsi ni tariki 3 z'ukwezi kwa mbere umwaka wo murabizi ni 2026. Hanyuma hari impinduka nyinshi zabayeho mu itorero rya ADEPR muri uyu mwaka wa 2026, nizo tugiye kubagezaho abakunzi b'iri torero cyangwa abakunzi b'umusaraba. Hanyuma ndagira ngo tubanze dusenge Imana. Murabizi ntago tujya tubagezaho amakuru cyangwa ibiganiro, ijambo ry'Imana, ubuhamya n'ibindi byose ducisha hano tutabanjije gusenga. Tubanza gusenga kuko twebwe twizera ko gusenga gukingura ijuru kandi gusenga kurabohora. Narababwiye ngo nubyuka mu gitondo ukabona biremeye, ujye uhereza Imana icyubahiro, ukajya mu kazi bigakunda, ukavuga bigakunda. Ntabwo hari icyo turusha abandi, ni ubuntu, ni imbabazi, ni neza Imana iba yakugiriye. Hanyuma ibi bintu ntukabitesha agaciro, rero ujye ubihereza Imana icyubahiro. Ntibigoye, nta kindi Imana igusaba uretse kwishimira uburinzi bwayo. Munyemerere dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, so mwami wacu, turagushimiye kandi tugushimiye neza n'urukundo byawe, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye kandi kuri Imana y'amasezerano. Uyu munsi ni umunsi w'umugisha waturemeye kugira ngo tunezererwe, mu izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushimiye ko waturinze mu bihe bitambutse twaciyemo, twagiye tubona ikiganza cyawe. Turizera ko n'uyu mwaka tuzarushaho kubona ineza n'imbaraga byawe. Hanyuma bana na buri muntu wese ahangaha rero dukurikiye, kandi ukomeze kubana nawe mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti, amen. Hanyuma niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha ku Isengesho TV, turagusaba ukande subscribe, ukande kugazogera, uzajya ubona notification uko dushyizeho ijambo ry'Imana, uko dushyizeho ikiganiro, uko dushyizeho ubuhamya, uko dushyizeho inyigisho, uko dushyizeho buri kimwe tuzatunyuza ahangaha, uzajya uhita ubona notification. Namwe mwakoze subscribe, Imana ibahereze umugisha. Hanyuma mukande like, ako gakumwe mugakande, Imana ibahereze umugisha mwese aho muherereye. Hanyuma ni amakuru mashyashya niko nababwira, kuko uyu mwaka wa 2026 abantu benshi bafite ingamba zigiye zitandukanye, ibigo bitandukanye bifite ingamba, ibihugu bifite ingamba, igihugu cy'u Rwanda gifite ingamba, zifite ibyo zishaka kugeraho, itorero rya Kristo rifite ingamba, abakora business bafite ingamba, abantu mu miryango yabo bafite ingamba. Ni muri urwo rwego n'itorero rya ADEPR rero naryo bafite ingamba. Mu by'ukuri bafite ibyo bashyizeho, ni umuyoboro cyangwa ni umurongo mushyashya, ni umurongo biyemeje kandi baravuga ko bagomba kubikora. Umuyobozi w'iri torero rya ADEPR bamwita Ndayizeye Isayi. Mu by'ukuri ni umwe mu bantu bahuye n'ibizazane n'intambara n'ingorane kugira ngo atunganye iri torero, ariko mu by'ukuri uyu mwaka wa 2026 hari ibintu bigera muri 4 mu by'ukuri iri torero ryiyemeje kuba ryashyira imbere kandi rikabikora. Nibyo ngiye kubatangariza. Iri torero ryagiye ribamo impinduka zigiye zitandukanye, murazizi, ntabwo tugiye kuzigarukamo ahangaha. Ibyo ngibyo byarigejeje ku kuba abantu bose bataragiye bishimira cyangwa basa nk'abatari mu bumwe, badahuje ntago bari bahuje ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma rero mu ngamba nshyashya nenye zose urasabwa kuzumva niba uri umukunzi w'iri torero, kugira ngo unabafashe gusenga. Mu ngamba nshyashya ya mbere ni ukugarura ubumwe bw'itorero. Mbese buri muntu wese mu itorero rya ADEPR, muri iri torero rya ADEPR, ni ugushaka ngo uburyo bwose bongera kuba umwe, bagakorera hamwe, bakunga ubumwe, mbese bagahuza mu buryo bugiye butandukanye, yaba abakristo, yaba abayobozi, yaba ibintu byose bakaba mbese umwe, nk'uko iri torero mu myaka yashize ryahuza imyizerere imwe, imyemerere imwe, imikorere mishya. Ariko tukiri ahangaha ntago natinya kubabwira ko mu by'ukuri hari abantu
bamwe batangiye gusaba Izayi Ndayizeye bavuga bati rwose wowe iri torero warishyize ku murongo, hari ibintu byinshi wagiye ukora rijya ku murongo, hari impinduka, kandi nibyo koko hari impinduka nyinshi yagiye akora zigiye zitandukanye. Ku ngoma ya Izayi hahindutse ibintu byinshi muri iri torero rya ADEPR, tuzabigarukaho mu biganiro byacu. Ariko hari abarimo kuvuga bati se ubundi wabaye papa ukaba murabizi Gatulika igira papa uyihagarariye ku isi, rero bakavuga bati kuki utaba papa wa ADEPR mu Rwanda, mbese umuyobozi mukuru mbese wo kwitwa ngo mushumba ngo akitwa papa. Ibyo ni ibitekerezo bimwe by'abakristo batangiye kujya bavuga, ariko nanone mu myemerere y'itorero hari ababemera papa, hari ababemera musenyeri, hari ababemera shehe, ni ibintu bigiye bitandukanye. Ingamba ya kabiri rero bafashe niyo kugira ngo iri torero ryongere kuba itorero ry'umwuka. Itorero ry'umwuka murabizi ko ADEPR Pentecoste niryo torero ry'umwuka mu by'ukuri wasangaga rikora ibintu bigiye bikomeye bihambaye, ryabagamo abahanuzi benshi bagahanura babikunze babishaka kandi banabyemerewe, ariko bamwe bakajya bavangirwa bagatangira guhanura ibintu bipfuye bitari ukuri. Bituma rero nk'ubuyobozi bagira impungenge, bahita bafata umwanzuro baravuga ngo mu by'ukuri batangira gusa nk'abagabanya impano z'ubuhanuzi. Rero baragira ngo iri torero ryongere rihanure, ryongere kuba itorero ry'ubuhanuzi. Icya gatatu ni ibintu bine ubundi tugasenga Imana. Icya gatatu bavuze mu by'ukuri ni ukongera icyo bita sosiyete cyangwa imibereho myiza y'abakristo b'iri torero. Iri torero rifite abakristo bagera muri miliyoni irenga, kuko babaruraga miliyoni 3 hataraba ibibazo, ariko habereye ibibazo ntekereza ko zitari 3, kuko bamwe bagiye mu yandi matorero, abandi bajya hanze y'igihugu, abandi sinzi ko 3 zikigeramo, ariko barashaka ko iri torero ngo rigire imibereho myiza, buri mukristo wese akagerwaho n'ibyiza by'iri torero uko bimeze nuko bingana. Icya nyuma ari nacyo cya kane ubundi tugasengana Imana. Mu by'ukuri ndagira ngo nkubwire wowe udukurikiranye cyangwa udukurikiye hano ku Isengesho TV, iri torero rya ADEPR izi ngamba uko ari enye bafashe ni nziza. Ingamba ya kane rero bafashe niyo gushaka uburyo abantu bose muri ADEPR baba abantu bafite ubumenyi, mbese bakigishwa. Iki kintu ndagira ngo nyisobanure neza, bakigishwa bagakora ibikorwa by'iterambere, abacikirije amashuri bamwe bakongera kwigishwa, abakeneye kwiga imyuga, kwiga amamashini, kwiga n'ibindi bigiye bitandukanye, bagashobora kuba babikora mu by'ukuri kugira ngo bashobore kuba bakwiteza imbere. Kandi urumva ibyo byose ni ingamba, ni ibigomba gukorwa muri uyu mwaka wa 2026. Hanyuma buri torero ryose nk'uko nababwiye riba rifite ingamba. ADEPR izo nizo ngamba zabo, hari n'ibindi Anglikani ifite izabo, Zion ifite izabo, Restoration ifite izabo, mbese bafite ingamba zigiye zitandukanye, ariko gusohoza nuko Uwiteka. Ndagira ngo mbibutse ko igihe cyose ufite ingamba zigiye zitandukanye wumva zagufasha, usabwa kugira ngo uzajye ubisengera Imana, kuko Satani ni umurwanyi ariko ntabwo ari umuneshi, nayo mpamvu arwana uko ashaka, akora ibyo ashaka, ariko Yesu ni umwami kandi azahora ari umwami iteka ryose. Rero mugire umugisha.